muzinga we ahubwo reka njye kuzana ntuzi endese kajya kuzana wa mugozi wa ya Yewe nibyo banyita kiwi ariko banzi neza banyita Eugene biterwa nuko wifuza kunyita. Uyu munsi twatembere muri Nyagatare iwabo w'inka iwabo w'ifamu. Ariko mu byukuri ikintu gitangaje nuko uyu munsi naje guhura n'abantu bari Nyagatare hano muri Kayonza tugerageza kuganira ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye, ariko twa dufite ikintu cyari kitugendereye ikintu cyari so twa dufite uruzinduko twagombaga kuzamo hano muri Nyagatare. Mu byukuri rero naje guhura n'abajeni kugira ngo tubashe kugenda tubaganiriza, ariko ubundi ingingo ya mukuru nuko twatwaje mu bukwe bw'umuvandimwe wacu Clapton Kibonke. Abasaba meze bite? Sawa sawa. Umeze neza cyane ndi kubibona. Turaho kabisa. None se hano muri iyi famu ubundi murimo muri gukora miki? Hangaha haba hari utuyira tugenda tunyuramo tutaha mu mago yacu ntari. Ubundi imbere ya byose, mbere yuko twibwira abanyarwanda, witwa Dushimimana Theogene. Witwa Dushimimana Theogene. Wowe? Bukengura Dionys. Bukengura Dionys. Hano turi bahita gute? Hano turi bahita Rwemasha. Rwemasha. Ikintu cy'umwihariko kihaba niki ushobora kuba wabwira nk'abantu bari ku yindi si, bari ku wundi mubumbe, bari mu mujyi wa Kigali? Ikintu kiba hano na amata cyane. Nicyo nk'umuntu uri mu mujyi wa Kigali, nkamwe mwibera mu mujyi wa Kigali. Twe tubarusha kunywa amata, turusha abana bamwe batubwira ngo amata ava ku igare, twe tuzi ko tuyakama kava ku nka. None se ubundi ahangaha niho muvuka, niho kavukire yanyu, cyangwa mufite ahandi muvuka ahubwo yenda hano mukamwari mwaraje nko mu kazi ko kuragira nk'inka? Oya, ntabwo ari kuragira inka. Ntabwo ari kuragira inka? Ntabwo tuza kuragira inka. Tuza dufite ibindi dukora. Ubwo nyine ibyo nabyo iyo bije usanga umuntu nk'ayo mata bakamye tuyatwara ku madayari, tuyatwara ku makusanyirizo. None se mu byukuri nimba mufite inka, mwese mufite inka se cyangwa ntago mufite inka? Nizo abaturanyi murabakamira then mukajya kubagurishiriza amata? Oya, bo bafite abashumba barakama tukajya kubagurishiriza amata. Nubivuze yuko mwebwe nanka rero mugira? Ziba zihari ariko izacu ushobora gusanga ukamye nka litiro 20. Litiro 20 hari igihe ufite kandi ijyamo litiro 50 cyangwa igaruka bateneka amakani 3. Ubwo bikaba ngombwa ko ufata neza abaturanyi, ubwo ukajyana ku makusanyirizo. Tubwize ukuri koko, nimba wanyu mufite inka zingahe? Ni nyorozi ni 3. Biratangaje cyane kumva umuntu wo muri Nyagatare, hano turi muri Nyagatare, ngire ngo ntago ari muri Kayonza. Muri Nyagatare ni umurenge wa Rwemasha, akagari ni Gasinga. Nuvuga ngo hari abantu bajya bitiranya Kayonza na Nyagatare, uwo ushobora kubibatandukanyiriza gute umusa? Kayonza na Nyagatare bitandukaniye ku ntera ndende, kuko hagati ya Kayonza na Nyagatare harimo na Gatsibo, hacamo na Gatsibo. Kandi Kayonza twihariye twe ku bwacu ku mafamu turangwa n'inka cyane kurusha Kayonza arangwa n'ubuhinzi cyane. None se uhora tubwiye ngo ku munsi mushobora gukama inka, mushobora gukama litiro 20. None se litiro 20 ubwo muba mwazikamye ku nka zingana gute, ku nka zingahe? Oya, ifite inka nziza hari ukama zikama inka 2, inka 3 gutyo. Nizo zishobora gukamwa ayo mata angana gutyo, mukaba ariyo mubasha kuba mwagemura, mukaba ari nayo mwisigariza mu rugo, cyangwa se mwese murayagurisha gusa ntago mujya mubika yuko? Ntago agurisha yose. Urukama nka 25, izo 5 zikaba yusiga mu rugo. Kugira ngo amata abikivuguta ashobora kumara iminsi ngahe, ushobora kuyatereka iminsi ngahe? Amata kugira ngo abikivuguto ni iminsi 2 yonyine. Iminsi biraba yabaye ikivuguto kimeze neza. Ntago bisaba imvu zose cyangwa bisaba kuyakama ugahita uyatereka, bigenda bite? Urakama ukayatereka ahantu heza, ubwo nyine ukayareka iminsi 2, abameze neza cyane. Abameze neza? Ameze neza. Nese amata bita amacunda urayazi? Amacunda ndayazi. Amacunda ni icyo kivuguto bafata bagashyira mu bikoresho byabugenewe bagacunda. Iyo bacunze rero havamo ayo mavuta. Iwanyu umuntu wahagera yahasanga urumuri rero? Nese mu byukuri inyana yahangaha
ishobora gucukira mu gihe kingana gute kugira ngo ibe ivuye kuri nyina ibe itakiri konka nyina ubwo ibe yimye? biterwa n'inka iyo ariyo, hari n'uko wabishatse, hari ishobora kumara amezi 5, amezi 6 n'amezi 4 gutyo bitewe n'uburyo wayisigiye amata. Amezi ane ubwo inyana yabivuye kuri nyina? Kuri nyina rwose bitewe n'uburyo nyine wagiye biha amata. Hari ukuntu ukama inka ukaba amata wayihumuza, hakaba n'ukuntu uyikama ukasigira inyana amata menshi. Inyana zinanga nabonye nagiye nyuzamo amaso mbona hari zo mucura amata ugasanga inyana y'inaha irananutse kandi mufite ubwatsi. Iyo nyine ni kwa kundi nakubwiye ukuntu ukama ukayihumuza maze igasigara ishaka amarindirano y'ubwayo iyo nyana. Ubwo bivuze ngo iyo bivuze ngo isigara ishaka amarindirano bivuze yuko inka mu mwayihumuje ya nyana itari buze kubona amata iri buze konka, ikaza igashaka ikishakiramo amarindirano. Niyo mpamvu ushobora gusanga rero ubwo inyana y'inaha ngaha ishobora kuba inanutse cyane. Ese ko mukunda amafaranga kurenza inka zanyu? Ni bamwe na bamwe, ntabwo twese ari uko nguko. Musa ufite umugore? afite umugore n'umwana. Ungana gutya? Ese kubera icyo washatse ukiri mutoya? Hoya ntabwo ndi mutoya. Reka kubeshya abanyarwanda, nibura ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Ku itariki 25 z'ukwa 12 nzaba nujuje 24. 24? Bivuze ngo umusore w'intanga ku myaka ya 24 aba afite umugore? Ntago ari twese, hari abafite ikiragano nk'icyo kuvuga ngo nkanjye mu rugo ndi umuhungu umwe. Reba hano kuba ndi umuhungu umwe mvuka mu bana b'abakobwa 6, nge byarashobokaga kuba umugore namuzana akenewe mu gihe cyabyo, kuko ntago ari ibintu byangwiririye ngo mvuge ngo hari umuntu wamumpa. Nge narabishakaga, muzana mbishaka nditegura, muzana mbishaka gerageza kuba nakagura umuryango mu gihe cy'uko nyine nabonaga mu rugo ari nge ngenyine. Ese ubu ku myaka ya 24 uba ufite ubushobozi bwo kuba wabasha gutunga umugore ukamuhahira buri kimwe cyose? Umugore ndamuhahira buri kimwe cyose ashaka akeneye arakibona. Bitewe nuko ayo mata uburyo tugenda tuyajyana ku makusanyirizo haba harimo amafaranga. Ufata y'inka ziwanyu ugafata y'abaturanyi, ntabwo yatwarira ubuntu, twarirwa amafaranga. Ubwo rero ntabwo yabura amafaranga. Ni ikihe kintu gikungahaye se hano ku mirima y'inaha ngaha, ikintu mukunda guhinga cyane nyuma yo korora? Ikintu duhinga ni ibigori n'amasaka. Ibigori n'amasaka nta kindi. Ese ko nabonye inaha ngaha mufite ibisambu byiza, kubera iki nta hantu nagiye mbona nk'imyumbati cyangwa se ngo mbone nk'ibijumba? Ni ukubera iki? Ino imyumbati uhinga ari kwa kundi ko kushyira mu murima kugira ngo ni nko babyita guhunikara, kugenda ushyira nyine kamwe mu murima nako kwa kundi bakora n'amayogi cyangwa ufata nk'umurima ushyiramo imyumbati mike yo kugira ngo nawe uzajye wiriraho. Ntago ari yayindi bahinga bagamije isoko. None se nuko ubutaka bw'inaha butera se cyangwa nuko abantu b'inaha ahubwo mudakunda kurya imyumbati? Ubutaka burera, ni impamvu yo kudakunda imyumbati. None se ubwo nimba mudakunda imyumbati ubwo inaha mwamutungwa n'iki musa? Inaha twihariye ku ndyo zigera muri 3: imyumbati, igitoki, no kuba twihingira ibigori tukirira akawunga cyane. Kandi muri kumbwira yuko imyumbati hano mudakunda kuyihinga nyine? Ni wawe uyihinga ushyira mu murima, ushyiramo mikeya yo kurya ubu bwawe, ntago uhinga yindi y'isoko. Ushobora gufata nka hegitari ugahinga imyumbati, iyo ni isoko. Ushobora gufata hegitari ugashyiramo nk'imyumbati nka 50, yindi yo gushaka kurya ugakura, ubwo ukagenda usimbuza igitoki. Bivuze ngo imyumbati naha rero muyifata, ubwo se turabyita gutera, ubwo muyifata nka haramu muri kuri inaha ngaha rero? Hoya ntago ari haramu. Rero twamwarimo mumbwira, none se ubundi hano ikintu bita umunyigi mugifata nk'iki ubundi ku ifunguro ryanyu rya saa sita rya buri munsi? Umunyigi ntago bakunda kurya. Amakuru nari mfite se ko inanga mushobora kuba mukunda umunyigi byatari n'akawunga.
ahubwo akawunga byibura kawunga ntago hashimisha tutari akawunga ntago bibaho. ese akawunga k'inanga bundi mugatekesha amazi cyangwa mugatekesha ishyushyu? Biterwa no kubishaka, ushobora gufata amazi ukaba ari utekesha akawunga, hakaba n'igihe ufata inshyushyu ugateka cubu nta kibazo. ariko ngo n'ibishyimbo mubitekesha ishyushyu? Aya ibishyimbo hari amata ntago bushikeneye ibishyimbo, niyo mpamvu nabyo tudakunda kubihinga cyane. Hari amata ntago ukenera ibishyimbo, hari amata ntabwo ukenera ibishyimbo? ntago bikeneye ibishyimbo, hakenerwa akawunga. Haratubeshya. none se ibishyimbo ntabwo mushobora kubikaranga mukabirisha akawunga? hari amata ntago wakenera imboga, wakenera akawunga. mbese ubu n'ahangaha murya inyama? Inyama ziraribwa. kuko ndi kumva mwebwe ntabwo mujya mukenera nyine ibintu by'amasosi, bivuze ngo nyine iyo mufite ishyushyu ubwo byose muba mubifite bikunga, ubwo muba mufite imboga zose muri makeya. Nibyo nuko nguko nyine, iyo ufite amata ntago ujya gukenera ibyo bintu ngo ibyo bintu inyama nazo tuzisimburanye ni rimwe na rimwe nyine, nawe urabyumva. Ntago ukenera ibishyimbo, ntago wapi. iyo ugize ugira imboga iyo ugiye gusura umuntu mu mujyi niwe uzijyanira, niwe ubazikeneye. bivuga ngo mwebwe mushobora kuva inahangaha, mwebwe mwazi Kigali mukaza ahubwo mutuzaniye imboga. Njye ndashobora gufata ifunguro niba ukugenera kugusurisha nkagushyiriramo imboga kuko njye ntazikeneye cyane. Inahangaha muri abasirimu papa. Ntabwo ari cyane, ntabwo ari cyane. bivuze yuko kuba nageze ahangaha rero ngomba gutanyweye amata? Uko nayatahana ahubwo ntabwo urayashyira mu nda gusa. ubuse ntago amata inahangaha ahenda? Ntabwo ahenda, litiro ni 3.5. litiro ni 3.5? 3.5 yishyushyu cyangwa ikivuguto? inshyushyu imeze neza litiro ni 3.5. kuko inshyushyu birashoboka ko weho wajya kwivuziriza ukajya kwikorera ikivuguto, ariko nshobora kuguha ikivuguto ntikikunyure nk'uko weho wagishakaga, ariko wabyikoreye birashoboka ko hari ukundi kuntu wowe wabitunganya biruta uko nye ngwaye ikivuguto. ahubwo nibazanye akajerekani sinzi kugira umuntu ajye kugutunganyiriza yo wicyurira mu mujyi. bivuze ngo nshaka amata yo kunywa aka kanya mu kamye ku nka nahita nyabona? inshyushyu yirukanka imeze neza ahubwo urayishaka. Ikigoroba kiri kwegereza cyo gukama. ikigoroba turi kwerekeza mu masaha yo kuza gukama. Tukongera gukama nimugoroba mu saa sita, saa 8 gutyo. Ese inahangana nka zifirizoni mugira se zishobora gukamwa mu gitondo saa 6 na nimugoroba? Oya, n'abazifite ntabwo ari benshi. nta muracyorora inka z'inyarwanda? N'inzungu. inzungu y'inanga ishobora gukamwa litiro zingahe? Inzungu yino 15 na 20 gutyo. litiro 15 na 15? 15 na 20. nanga ndumva kabisa mukungahaye ku bintu byinshi cyane, ndumva nangiye kuzaza kwitorera ahangaha. nawe nukuza, nawe uzeho turagutumiye. gusa nishimiye gukorana namwe ikiganiro cyacu nakagaruka. abahungu banyemereye yuko bagomba kunkamira kandi nkava hano nanjye ndi akawunga ndetse nyweye n'amata y'inahangaha. amata kandi ako kanya bakimara gukama n'undi niyo namye nikondera. ndi umuhungu w'abanyarwanda, ni Kiwi Rwanda Africa. mukomeze mukore subscribe kuri aka gacano kacu, turabakunda cyane. ikiganiro cyacu nakagaruka. Bye bye, ciao ciao.